ibihe byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarayikora iki nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Tubibutsa yuko rero iyi channel igomba guca ibiganiro buri cyumweru ndetse no kwa kabiri saa 10 z'umugoroba. Uyu munsi rero murabona ko twazanye umutipe hano mwiza cyane. Murabona ko no munyamibiri yombi kandi yakunda kwambara black ahantu hose, yaba ari ipantaro, yaba ari inkweto, yaba ari ishati, ni black. So watangira wibwira abadukurikirana kuri Nyayo TV show? Yo, kuri social media banyita Bosco Yqje, akamazina yanjye bisanzwe banyita Bosco. Aha, Maniga Bosco. Ndagira ngo baze ikibazo kimwe usubize abantu badukurikira ko bamaze iminsi bambaza ngo hari umutipe tujye tubona kuri TikTok witwa Official Yqje. Turagira ngo tubwire ukimara kugira muri Kigali ni izihe challenge wahuye mu buzima bwawe? Challenge nahuye nazo ni ubuzima bwa ghetto, kuko byarangwe kunyifatisha ubuzima bwo muri ghetto. Nabaye hano bwa mbere baranyeba ndahava njya handi, nawe naho ndagenda mbona biranze kabisa, ndimuka njya handi ariko baho nenda tuje kabisa n'umutima wanjye wose. Bakimara kukwiba ese witabaje inshuti zawe cyangwa wongeye guhamagara iwanyu bakugurira ibikoresho byo kuba wasubira muri ghetto? Ya uko nabonaga nta nshuti ndi bwitabaze hafi ngo zifashe, nageze bishoboka bite nuko nani mpagaze jya ubwanjye ndabyimenyera ndabiranzenga nyine ndabishura tumbona birakunze, amezi aba yicuma ndiyegeranya mbona birakunze kubera Imana yahabaye. None ubuzima bwa Kigali ubona gute bro? Ubuzima bwa Kigali buragoye. Ubuzima bwa Kigali buragoye, umuntu byuka agenda, ubona byuka agenda ariko kugeza uzamenye icyanga kuri kiba bigoye, ariko umuntu arabyimenyera ku buzima bw'etu. Ndumva bitoroshye cyane. Bigoye. Nta guciye mu byo uvuga noneho. Hano maze iminsi mbona abantu ba trending hano kuri social media cyane cyane ku YouTube. Hari umukobwa wita Jack uramuzi? Yes, ndamubona rimwe na rimwe tunyamukurikirana. Niba ujye umukurikirana umubona gute cyangwa se nizihe basha kudusobanura nk'ituntu nka dutanu byuze waba ari umukobwa byibuze waba waramwigiye? Jack namugwe Mwana biragoye ko namwigiraho ikintu, gusa ku buzima bwiwe ntabwo bavuga ngo ugiye kumwigiraho ikintu runaka, kuko si umuntu we kwigiraho biterwa nuko we ishusho yawe imeze. Gusa we ni umuntu nyine ushaka gushakira amafaranga mu buzima bwe busanzwe. Ugiye kwinjira mu buzima bwe bwawe bigoye tu, kuko ntabwo usanga umuntu mwinjira mu buzima bwiwe buri wese ni gahunda ze ko abona ibiceri bimwinjiza binamutunze, kuko ntabwo abatunzwe n'abantu bose. Hari abamukunda, hari abatamukunda, biterwa na kamere y'umuntu tu. None se buriya uburyo ashaka nk'amafaranga buriya wabugiye wenda ufite nk'umwana wamugira inama yo kuba yashaka amafaranga kuri Jack ayashaka? Wapi, ntabwo nafite umwana wanjye umweretse gushaka kuri amafaranga. Ariko buryo umwana ntawe umuzi uburenganzira bwe, yo agiye muri biri ukabona arakunaniye, nese wabigenza gute? Ntiwamuramukubita niyo wamuca, ntabwo yabireka kuko ariyo gahunda yiwe. Tubwira nk'inzira nk'eshanu noneho rero umwana wawe wamugiramo kugira ngo ashake amafaranga kandi ayashake mu buryo bwiza buboneye. Okay, ikintu cya mbere umwana wanjye uburyo ashaka amafaranga, we mubyeyi wamubyaye ufite uburyo uba waramureze, sibyo? Kavuga ati umwana mufuromye gutya, afite amashuri ya naya, sibyo? Uramurihiriye yarashoje. Mu gihe umubyeyi wamwitayeho ukita ku mwana wawe ukamura mu inzira, nta kuntu ataba neza. Ariko niba umwana yaravutse akabona umubyeyi umwe nawe akamuta akaba mu buzima bubi, afata gahunda yo kugira ute yo kujya mu yindi gahunda yo kwambara ubusa, gushaka abagabo batandukanye, ashaka amafaranga. Aha, urakoze cyane. None ni izihe nama watanga ku babyeyi cyangwa se ku bantu bafite abana b'abakobwa barerwa? Ni izihe nama watanga kugira ngo wenda ubashe kuba wabagira inama? Ikintu nabwira ababyeyi yenda bafite abana nuko bakwita ku bana babo bakabakurikirana ahantu hose, no ku mashuri bakabakurikirana, kuko niyo mu gihe azafite umwana amwohereza ku ishuri atamukurikirana ntago azaba byarimo cyane niba ari kwiga. Aramwohereje aragiye, ntazi gahunda agiyemo, ntamukurikiranye fresh nyine ngakubikurikirana uko yiga, aramuretse ngazatanga azasanga mu rugo, ntazi gahunda barimo. Bamukurikirana ahantu hose, bazi umwana wanjye ameze gute, bamenye uko ameze, niyo gahunda nababwira. Bakurikirana nabo ku mashuri uko abana bose babaye nk'abasazi, nta bintu byinshi bazi babwira. Urakoze cyane Bosco. None se turimo turarangiza ikiganiro cyacu, turagira ngo utange social media abantu bashobora kuba bagukurikiranaho zawe ukoresha. Okay, jewe kuri social media, YouTube ni Bosco Yqje, TikTok ni Bosco Yqje, FB ni Bosco Yqje. Hano uzandika Yqje buzambona, abandi bazandikira tuzavugana ni yari Bosco Yqje mukurikirana. Hello guys.